nkajya muri koma bigatuma papa wanjye apfa dupfuye umwana nabyaranye na Vumiliya mukamwitira ngo nuwanyu ngo mukamujyana no mu nkiko. Ibyo byose ndabizi, ndanabizi ko papa yampaye inzu mubamo akama na kampani y'imodoka sikodejwe, ariko byose warabijyanye. Ibyo byose rero ndabizi, ayo makuru ndayazi, none ngo simbyibuka. Hata ibyo nuvuga ni ibiki? Siko byagenze se? Ese ibyo bintu wabara bivanye he kunzi neza yuko ibyo bintu byabayeho? Ibintu byose Jean ni inshuti yanjye byose yabimbwiye. Ndabyibuka byose uko byakabaye. Ninde? Jean umukozi wacu yabimbwiye. Jean no kubwira ibyo bintu. Ariko Jean yarasaze. Ibyo bintu uko ndumva bemeze nk'imigana arimo guca kukure amaguru. Uranga. Tambwira ko ari watumye papa wapfa. Oya cyose rero nyine bayaza. Wikihuta. Urumva? Ibi bintu ndumva hanze arimo kuvuga. Akushaka kutara uruhiro, ushaka kubisimo nakabazo. Ngende muzima nta kibazo mfite. Nako cyumvika. Ibi ndumva ni nk'umugana arimo ndetse n'ikindi kimenyi. Yego rata. Imiti muri umurama irimo iranzengereza. Iriya miti irimo irangwa nabi. Nabyo babimbwiye. Uranga. Ngo imiti? Hata ikomereze ibindi bikurikirana. Ikomereze bigende. Muyo. Reka nze gatoya. Reka nze buni. Nibyo ndi kukubwira. Ntayibutse mu izina rya Yesu rya danje ryaziza ryanya ryo gitwa Yesu. uvuze Ubu nabaye muganga wo mu mutwe wande wa Hanta. uhanduyemo ibishoro gase bya bindi byose bya birimo byose namubwiye mabanga yose muri ubu rugo. Shana urabeshye. Namubwiye ko Vumiliya ari umugore we, mubwira ko Kelly ari umwana we, mubwira ko Hanta na koko Muranga ari mukuru we, Isabella ari nyina wabo ni bofure wiwe, mubwira ko wowe uri umwana twatoraguye ariko none uri mushiki we nyine tukubishyiramo gutyo, mubwira ko ngende sheri wiwe nyine ko twakundanaga bataramuroga. Mana ntabara wenda pfuye turashize. Abayikise Jani uza amahano wakoze, uzikosa wakoze iriye kusa se kandi ari gufasha mushuti kuva umuntu dukorana, kuva igihe wafunguriye umunwa ukavuga ubusa, ukabwira Hanta buri kimwe cyose. Niba uzi neza ko yabimenye yabivuze intambara iratangiye muri uru rugo. bamwita Jane kabisa. Akomeje kuba akasamutwe, akomeje gukora ibintu bitunguranye, akomeje gukora ibitangaza, yaba ari ku ruhande rwa Michel, yaba ari ku ruhande rwa Nkuranga, yaba ari ku ruhande rw'uyu nguyu twavuga ko ari umugore wa Nkuranga ariwe Isabella, ndetse n'abandi benshi cyane bagiye baba muri runo rugo. Akomeje gukora udukoryo, akomeje gukora utuntu dutunguranye. Ibi ngibi rero nta bindi yakoze, arimo aragaragaza cyangwa se arimo aragerageza kuba yamena amabanga yose. Ibi ngibi rero nabyo bintu bigiye gutuma Nkuranga ajya mu kaga ndetse na Michel akajya mu kaga. Ubu ngubu barimo baratitira, bafite ubwoba bwinshi cyane, barimo baribaza ese biraza kumera gute, biraza kugenda gute kuri uno myanzuro igiye gufatwa nyuma y'uko bamajije gutahura ko uyu nguyu Nkuranga ariwe wahemutse, ariwe wakoze amanyanga yose, ariwe wakubise Hanta ndetse akagera naho amumugaza mu mutwe akabasha kuba yakibagirwa. Ariko uyu nguyu Jane aribashije kuba yabwira Hanta buri kintu kimwe cyose. Tugiye kureba rero muri episode ikurikira, ese biraza kugenda gute, biraza kumera gute, ni iyo myanzuro igiye gufatwa. Ese uyu nguyu Nkuranga we araza gukora iki, araza guhungira hehe, araza kujya hehe? Ese ko polisi itigeze iza kumufata, polisi kitaje ngo imufate bitewe n'ibintu yakoze, bitewe n'amanyanga yakoze, ninde uraza kumufatisha? Ni uyu nguyu Hanta, ni Michel dore ko twabonye ko iri ngiri we iri kosa atarikora habe na gatoya, ahubwo we aba yifuze ko batamufunga bakagumana, agakomeza akirira ubuzima, akabaho neza, akirira amafaranga.
subscribe. Ibi ngibi rero byose turaza kuba twabikurikirana muri episode yindi igiye kuza. Icyo tubasaba ni ukuguma ku murongo mugakora subscribe. Ibi ngibi byose tukabikurikirana 5 kuri 5 umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Imfura yanjye noneho nkazabyara papa wari muri gereza. Urumva ukuntu wamemuki, urumva amahano wakoze none uri no gushinyika nani. Shaburetse gusa. Hewe! Siba. Ngo ngugize gute? Ziba mvaho. Michelle atwite. Ziba. Michelle uratwite. Waruziko ndi ngomba. Michelle utwite udakoze ubukwe. Inda y'indaro. Michelle warirongoje. Uravuze ngo nkuranga n'indaro. Shambuye ku bagore b'i Kigali. Michelle nibaza impamvu wambara gutyo, nibaza impamvu usigaye ukunda nkuranga cyane wagira ngo ni papa wawe cyangwa wagira ngo ni Michelle. Umva wikomeza kuntu batoba nkoraho uvuga ubusa. Ubu nanaguhura ukintu ugira ngo umujinya unteye ni mukeya. Ubu nkuye ibiryo ku munwa, unkuye amata ku munwa, none urugutinya kukavuga. Uyu mugabo w'inshuti yawe magara. Uwo mugabo ni so, ni musaza wawe, ni nyokorome, ni sogokuru. Ushinze kandi ngera kushingaho. Nta nubwo uri kumva ikibazo woteje. Ururashyanka uratwite kuba ntwite uyu mwana uzamunderera. Nzamuguhanga umuheke, nzamuguhanga umuhehe, nzamuguhanga umuhamata. Wagacucuwe. Uri kumva ibibazo uteje. Mbese wishimiye ko ngiye kujya mu byago sibyo? Ntago ujye ndi gutekereza utwite inshuti yawe. Muri make umugabo w'inshuti yawe magara. Ibaza icyo ntago ari cyo kibazo. Ubuzima unyambuye nicyo kibazo. Ntago nzabubuza. Nawe ugiye kwicuza buretse gato. Hantagiye kuzaburanira ibintu bye. Agiye kuza banyirukana hanga. Ninde wakwirukana se kandi ndari y'umugabo wa umukire? Ninde utekereza neza. Ahubwo ntago kuri kurwanya hantu kumushaka hicura mugabo. Rampfubira urashaka iki koko? Kubera ko ubwenge bwawe bucuramye niyo mpamvu utari njye se nasezeranye muri iyi nzu. Wazibye banzu uzibe mubwire. Isabelle niyo mugore w'isezerano. Niwe ufite uburenganzira. None se uwo nkuranga ndikuririra niba mufunga biragenda gute? Wowe urishimye ko watanze amakuru bamufunge. Yego. Uzanderera niyo mpamvu uhora gumbwira ngo sibazamufunge. Numvaga ari urukundo rwonyine pe. Kukubara mu banzi banjye. Uyaburetse gatumba baraburetse gato. Icyambere ni wobwiye ukuri hanta, icya kabiri umenye inkuru uko ntwite urabyishimiye uvuza ubwambo bwahe n'ubwahe. Gusa urabona nishimye. Uyabanza ndebe ino sura ngira unayishimye. Urabona ndi guseka se. Ubu hanta agiye gutasubira kwa Vumirira. Uyu nk'ibitekereza bareka kubwire buretse gatari kubetse gutusha. Uhita ufata umwanzuro akakubwire. Ufunga biragenda gute? Ufata umwanzuro ariko. Bivuga ngo ngiye guhangana na Isabelle. Reka fata umwanzuro. Kanyema ntarako wimfatira umwanzuro kanye nkubwire. Ntago hantaramenya byose. Ikiganiro cyo ntago aribuka neza. Ahubwo ushaka ukuntu wowe nanjye ndi gushaka kuvushyiramo Isabelle ibyo ntabimenya ko twite. Nicyo kibazo cyo nyine gihari. Naho ubundi njye ntago nzamurega. Ntago byo njye nzajya kubivuga ndeba. Alright. Ubu rero ishyano rikaba riraguye kabisa. Ubu ngubu ni ibibazo bikomeye cyane. Baza ngo ni ibihe bibazo ni wowe muntu ugiye gura n'ibibazo biteye ubwoba cyangwa se ibibazo bikomeye bitigeze bimubaho. Ubu ngubu noneho nibwo agiye kuba yabona imihangayiko, nibwo agiye kuba yababara, nibwo agiye kuba noneho yakishyura ibyo yakoze. Uwo muntu uratekereza ari inde? Uwo muntu atekereza ari inde? Guess what uwo muntu ninde urimo uratekereza muri ino filime nziza ya My Daughter duhora tubagezaho umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda, umunota ku munota? Uwo muntu ninde ko mwarebye ino filime guhera igitangira kugeza n'uyu munsi n'aka kanya? Ese uwo muntu ugiye guhura n'ibibazo atigeze ahura nabyo mu buzima ninde? Uwo muntu wamutubwira? Uwo muntu rero andika muri comment utubwire niba umuzi. Andika muri comment utubwire niba uwo muntu wamumenye. Andika muri comment kabisa. Ibi ngibi biraza kugaragaza yuko urimo urakurikirana ino filime 5 kuri 5 umunota ku munota, isegonda ku isegonda, kubera ko hari benshi twagiye tubona bagenda bakurikira ino filime ariko batarabasha kuba bamenya neza aho biva naho bigana, batarabasha kuba basesengura neza, batarabasha kuba bamenya. Ariko mu gihe ibi ngibi uraza iki kibazo uraza kuba ugisubije, uraza kuba umenya ibijya mbere. Uwo muntu andika muri comment utubwire ku muntu urabasha kuba yasubiza kino kibazo, araza guhabwa akariwadi keza karyoshye kameze neza kadafite ikibazo. So
andika muri comment rero utubwire niba hano wabasha kuba wamenya uwo muntu. So uwo muntu rero reka mubabwire, uwo muntu nta wundi ni uyu nguyu Nkuranga. So ngiye kubabwira rero n'impamvu ari Nkuranga, ari nayo mpamvu yatumye agira bino bibazo byose bigiye gukurikira muri ino episode yindi igiye kubasha kuba yaza. Nimucikanwe rero, mugume ku murongo kandi mukore subscribe. polisi kubera iki se mama? yego mama rero urajya kujya kuri polisi uzi n'ibibazo musanzwe mufite, hanyuma nuzura akabaze bagaheraho. Reka ntabwo ugomba kujya kuri polisi, nta soni. Ubu se aka kanya wibagije ibibazo mubamo. None se urumva ndibuze kugenza Reka nta hantu ndibuze kujya gushakira. Na Michelle arambwira ati reka nta makuru y'imfiti. Ubu se ndaza kubyitwaramo gute? Ninatanga ikibazo mu nzego z'umutekano ngo bamfashe gushakisha, urumva umugore wanjye ndibuze kumuvana he? Ntabwo ujya mu mutekano, ahubwo si ikintu turi bukore. Ikintu nuko ujya ukora, urajya gutanga itangaza kuri radio, ariko ntabwo wajya kuri polisi. Ntajya kuri urangisha kujya kurangisha umuntu mukuru mu itangazamakuru. None nujya kuri polisi nubona batazuye akaboze bagahera kuri bya bindi byose musanzwe mufite bakazamura idosiye, ugasanga urashaka gufungwa. Iyo telefone ngo banze kazi batangiye kumamagara. Naringize ngo niwe uhamagaye. Reka ni ku kazi barimo kumamagara, ariko mfite ikibazo niba baritse. Niba ngiye wowe se igitekerezo cyawe ni iki? Ni iki gitekerezo nari mfite kikumenyesha inzego z'umutekano. Umutekano ngendo. None se mama, nge nta bagore nzi bagendana na Isabelle ku buryo nabaye barizamo. Urumva? Cyeka na Michelle niba ari amakuru abifiteho. Ese urumva nakicara gutya? Nyine ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ibindi ngo ibibazo ngo tujye kurangisha kuri radio. Ariko se ndarangisha umuntu mukuru? Aho kugira ngo ujye kuri polisi turangishe nye. None se ubu ngubu uratuje? None se wamaga ntarimbizi. Twabaje Michelle se ko ari abagore b'urukurano. Hoye tukabaza babagore wenda kwa kundo babamenyeranye ukamenye ko ari ahantu yaba yaraye. None se niba atahukanye uravuga uti ntabwo yahukanye, ntabwo tugeze dushwana, ntashweshwe naki. Nuze yabagiye kujya mu bandi bagore yarozwe. Nase urumva nta kibazo yazahuye nacyo. Urugo rwe yakoze nka accident wenda, kandi yakoze accident nabwo afite telefone. Tujye kwa muganga nabyo dushakishe kwa muganga ku bitaro. Hari igihe abantu bakora impanuka abantu ntibabimenye, bajya ku bitaro bagashakisha bakamenya uko byagenze. Njye ndumva nakugira inama ahantu habiri, haba ku bitaro haba kuri radio. Ariko ibyo kuvuga ngo urajya kuri polisi hano na wanjye. Alright, icyo mutazi rero ni uko ubu ngubu hagiye kuba hatangira amatangazo yo kurangisha umuntu yabuze neza. Umuntu yabuze hashize igihe kinini cyane, hashize umwanya munini cyane. Isabelle abuze iminsi 2, iminsi 3, hafi icyumweru cyose kigiye gushira Isabelle abuze. Ese baraza kumubona cyangwa ntago bari buze kumubona? So hano rero uno mama Hunter cyangwa se nyirabukwe wa Isabelle akaba ari umukazana wiwe, akaba agiye kumwirebera, akaba agiye kumushaka, akaba agiye gutanga amatangazo kugira ngo barebe ese Isabelle araboneka cyangwa ntago ari buze kuboneka. Ese Isabelle umuntu wamushimuse cyangwa se umuntu wamufashe baraza kumubona cyangwa ntago bari buze kumubona? Ibi ngibi byose rero nibyo tugiye kureba muri episode yindi igiye kwita ikurikira, tunababwira gukora subscribe kugira ngo ibi ngibi byose bitaza kubacika, kubera ko biraza kuba biryoshye cyane kabisa. Biraza kuba ari fire, biraza kuba ari moto, biraza kuba ari umuriro. Tureba ese aya matangazo bagiye gutanga barayatanga gute, barayatanga ryari?
nanone ku rundi ruhande uyu nguyu Nkuranga ntago arimo arabyumva, ntago arimo arumva uburyo batanga amatangazo, we arumva umuntu azizana wagira ngo nawe yabigizemo uruhare. Nyamara twabonye yuko Nkuranga nawe muri iyi minsi ntago agikunda Isabelle nk'uko yamukundaga mu minsi ya mbere uyu nguyu Michelle atarinjira mu buzima bwe. So tugiye kureba rero muri episode yindi ikurikira uburyo biraza kuba bimeze, uburyo biraza kugenda tunababwira kugira ngo mugume ku murongo, tuze kureba munakore subscribe kugira ngo tubashe kuba twayikurikirana neza 5/5. None ikindi tunabibutsa kurarikira inshuti n'abavandimwe nabo baze birebe baze bakurikirane ino filime nziza ya My Daughter turimo turagenda tureba buri munsi ku munsi. Mureke njye mbabwire kuva nava muri gereza sinabaye umwana mwiza. Wabaye iki? Nabaye umwana mwiza, sinaguhamagaye ngo ngwino ufate umwana wawe Zari muwese none kuki yarugarutse kumbwira ngo unyishyure umutware? None nari numvishije uvuga ngo wabuze amata. Nose kuki utaje umbwira ati nkuzaniye amata gumana umwana wawe? Oya amafaranga niyo yiratisha. Wumva ko ari ubugome? None ni iki? Amafaranga yawe naze akugura. Njye nakubwiye ngo uzibeho. Ntabwo erega ndaziba sibyo, ariko banza unega amatwi sibyo. Njyewe numvishije ko ufite ikibazo, ndavuga reka manuke nze tubiganireho neza, niba ari n'amafaranga ukeneye uyakenere, ariko burana namugufasha umwana sibyo. Nakubwiye ko nabuze icyo kumuha, njye nabikubwiye kandi wari uri gusaba Nkuranga. Rero mva nkubwira Isabelle, narakwihanganiye ndatorera ndacicika ubu nta muhenyi gufitiye, ubu nakwica n'umurambo wawe ntibazamenya aho wagiye. Akandi kantu kamwe umisubize ko nagiye muri gereza, itegeko rikubita rikanakomeretsa nk'uko mwangijije n'ihohoterwa uzi kuntu bihana. We ryagwanye niri umfungira iwawe ukankira n'imbunda ku mutwe. Imana dutera ubwoba ntabwo bagufungiye gutwara umwana, nabwo sinzi kuntu watashye sinyabyizera. Ubu none ngiye kwihorera, ngiye kukwica n'umugabo wawe Nkuranga nazamenye aho wagiye, azamenya ko atarongeye. Nibyo by'uru mama nshimwe we, ngiye kukwica batazi aho wavuye. Wamubwiye ko agiye he? None se nawe ugiye kunyica? Ndakwisha. Urabo wabaye umwicanyi. Nta kibazo. Oya uri inzobe ntago wavuye. Inzobe nizo zitica. Mugabanye. Ariko anyi wasabiye imbabazi. Anyesa azi gusubira imbabazi. Ndakumenyesha ko ugomba nanze kugutaba waho ugiye kunyangiriza ahantu dutarira ikintu kiriho. Ugomba kuba hano ukajya uharara, ibizakurya simbizi gusa buri gihe nza kureba kuri muzima cyangwa wapfuye. Ninsanga wapfuye bara ntago twamukatakata tugahereza inyama zangurube zo kwa ukuntu zishonje. Ukuntu zishonje. Reka mbaze nkubwire mbabarira n'ukuri ko Imana ndakora ibishoboka. Bafumire bashi mbabarira. Urubakuntu nakubwiye ngo mbabarira ukaneza byose byawe nimise gutabara. Akuse imuri gusaba urabura isubiri. Ariko reka nkubwire anye ako rubanda nimugire gira vuba vatu nigendere. Hehe urasigara nose turakujyana nyine turajyana. Wa mumfukiye uyu munwa karimo aransakuriza. Ariko namwe mwikabye. Uri muravuga gusa ntago nongera. Yego ubugambo. Muravuga icyana nta muntu avugira ufite, ugomba kubamwo hano bakumpambirire neza, yaba impyisi yaba ikizakurya sinzamenya icyakuriye, gusa n'upfa nukugukatakata nkaguhereza ingurube. Umva ko bavuga ngo umugabo azagushaka ntazamenya irengero ryawe. Icyo nzi neza nuko atatekereza ko waje hano. Basi reka mubwire ngome n'ibipfunsi kabisa bya bintu tujye tubabwira ngo n'ubundi ukora ibibi bikakugaruka uko waba umeze uko ariko kose. Iyo ukoze ikibi byiyandika ahantu bya bindi babyo bavuga ngo universe irumva, universe irahemba. Iyo ukoze ibibi birakugarukira, iyo ukoze ibyiza birakugarukira. Ni nayo mpamvu rero muri kubona Isabelle aka kanya yahuritse yakubiswe arimo aragenda avuga ati noneho ibyanjye birarangiye neza. Muri kubona aho bamuziritse mu rutoki, ni ukuvuga ngo yari atarabona ibingizi ni inkuba. Izi ngizi ni imirabyo, inkuba ntago ziraza noneho ngo zimukubise
Peter zimwanure neza neza neza. Noneho Vumiriya icyo agiye gukora, agiye kumwemeza, agiye kumushyingura ari muzima. Ibi ngibi nibyo rero tugiye kwirebera, ibi ngibi nibyo tubararikira kuba mwakurikirana, murebe ese biraza kugenda gute, biraza kumera gute hano kuri Isabelle. Araza kuva, araza kurokoka cyangwa ntago ari buze kurokoka. Hari abantu benshi cyane rero bagikomeje kugenda bandika mu makomenti bagenda bavuga ati n'ubundi uyu nguyu ni umurozi, ni umugome, ni umwicanyi, ashaka yanapfa burundu, ibye bikarangira tukamubura neza neza. Ariko reka tureke guca iteka cyangwa se tureke kubyina mbere y'umuziki, turebe icyo Vumiriya araza kumukorera. None ubu ngubu amufite mu maboko ye, afite mu biganza bye. Yahoze yifuza inshuro nyinshi cyane kuzamubona amufite, ubundi akagira icyo amukorera. None ubu ngubu aramufite, niwe ugiye kuba yapanga ikintu agiye kumukorera, niwe ugiye gupanga uburyo araza kuba yamubabaza. Ibi ngibi rero byose nibyo dushaka kuba twakurikirana. Ikintu tubabwiye ni ukuguma ku murongo, mugakora subscribe, tugakomeza tureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Nimuze gucikanwa rero n'ino episode yindi igiye kuba yakurikira. Twishime. Tumva gute niba musora n'amavarizi? Ni ukwishima nyine, tukishima ubu ngubu nanjye imise mpinduka nkawe. Mana we mbaye umugome. Akuzubwiwe tufitishwe yaraye. Nicyo nanjye ndi kukubwira ngo ako rero nubwo mba kwigira ngo ntange Isabelle ntago mwanga, ndikumva agatima gakubise. Undi Isabelle ntago ajya hano. Nibibaho kuva namumenya, niba ari ukuroga akaroga, nimba ari ukwica akica akicakata. agataha. Ubuse yaraye. Nanjye ubundi kwibaza nusi barabapfumu cyangwa yakoze ubupfumu nabi agasara. Hari ukuntu naguha n'imiti ngo ugende uroga umuntu ugiye kuroga ukayikoresha nabi, shaka wari usara cyangwa byamufasha aratoro agatoromasha. Yawe Mana umurinde uramubye, nako si umubyeyi uriya mugore utabyara, nako se simbizi nimba byacyo atabyara. Uriya mugore w'umugome pfa kumurinda, nubwo nyine ntacyo atwaye kuko ni mama wanjye. Ngiye twumva nakababaro mfite. Nanjye nakababaro mfite. Ahari umva ikibabaje rero ni ukuntu Nkuranga yarakaye. Ese tuvugishije kuri ubu ngubu kuvuga kuvuga Nkuranga byarakunaniye. Nubwo uracyavuga Muranga nyine. Muranga ni okay, papa yarakaye. Nanjye urunubaza papa papa shari ibaze ko kwiyumvisha ko ndi umwana wo mu rugo.